icyizere Rwanda ufite ejo hazaza heza intebe y'imiyoborere ukataza utera imbere ikiganiro cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Mwiriwe neza abakunzi b'ikiganiro intebe y'imiyoborere cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc. Njye ugiye kubagezaho uyu munsi nitwa Kamanzi Venuste. Uyu munsi tugiye kuganira kuri politiki n'umuco w'ubukorerabushake umaze kuba inkingi ya mwamba mu mibereho y'igihugu cyacu. Mu kiganiro cya none turi kumwe n'umuyobozi mukuru muri Minaloc ushinzwe ubukangurambaga n'ubuhuzabikorwa bw'ibikorwa by'urubyiruko rw'abakorerabushake Bwana Richard Kubana, ndetse n'uwase Yvette umukorerabushake mu rubyiruko rw'abakorerabushake. Turatangira Bwana Kubana dusobanurira amavu n'amavuko y'urubyiruko rw'abakorerabushake tubona uyu munsi. Murakoze nk'uko mwabivuze, nitwa Richard Kubana, nkaba mfite mu nshingano guhuza ibikorwa by'urubyiruko rw'abakorerabushake mu gihugu. Urubyiruko rw'abakorerabushake mbere mbere navuga ko ari urubyiruko rwishyize hamwe kugira ngo rugire uruhare rwabo rufatika mu iterambere ry'igihugu, bidasabye ko buri gihe habaho gushyiramo ingengo y'imari ya leta. Urubyiruko rw'abakorerabushake rero navuga ko rwatangiye 2013, niyo mpamvu ejo bundi mwabona ko twagize kongere twizihiza imyaka 10 urubyiruko rw'abakorerabushake rumaze ruvutse. Ukaba urubyiruko rw'abakorerabushake rwiyemeje kugira uruhare muri domaine zitandukanye mu byiciro bitandukanye mu iterambere ry'igihugu. Harimo nko kwicungira umutekano, ibyo ni ibisanzwe kugira ngo aho turi buri wese abijisho rya mugenzi we, dukumira icyaha kitaraba, ndetse tugatanga n'amakuru ku gihe kugira ngo inzego zibishinzwe nazo zikomeze zikoresha ubunararibonye bwazo. Ariko nk'urubyiruko twagize uruhare mu kwitangira amakuru ajyanye kugira ngo abaturage mu gihugu bakomeze babeho neza. Ikindi navuga, urubyiruko rw'abakorerabushake kandi rugira uruhare mu guhangana n'ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage. Aha navuga nk'iki, navuga nk'abana guta ishuri, harimo nko ku imibereho myiza ibangamiwe n'abantu badafite ubwiherero. Icyo gihe hari dukora nk'urubyiruko rw'abakorerabushake tuzanye amaboko yacu, ariko rimwe na rimwe twazamo n'ibikoresho iyo bibaye ngombwa, ariko kugira ngo umuturage abeho yishimye, kubakira amazu abatishoboye, kubaka uturima tw'igikoni. Ibyo bibazo byose ubona bikeneye imbaraga z'urubyiruko, bitarindiriye ko leta ishyiramo amafaranga, ishyiramo ingengo y'imari. Hari ikindi rero dukora kijyanye n'ubukangurambaga. Ubukangurambaga ni ukuvuga ngo iki, dufatanya n'abandi n'izindi nzego zitandukanye, haba inzego z'ibanze, haba rwa National Police, polisi y'igihugu, haba n'izindi nzego zitandukanye, kugira ngo dukangurire abanyarwanda kumenya gahunda ziri mu gihugu no kuzishyira mu bikorwa mu buryo bworoshye. Abanyarwanda rero nabashishikariza gukorana n'urubyiruko rw'abakorerabushake, ariko n'urubyiruko rw'abakorerabushake narwo tugakomeza kurusaba kwegera abaturage nk'uko basanzwe babikora. Ubu ngubu navuga ko nta kagari mu gihugu tudafitemo urubyiruko rw'abakorerabushake ruzwi nka Youth Volunteers. Niyo mpamvu ubona tugeze hafi kuri 1,700,000 by'urubyiruko rw'abakorerabushake. Akabazo k'amatsiko y'endri busubize nko mu munota umwe cyangwa amasegonda. Twabonye urubyiruko rw'abakorerabushake mu bikorwa bitandukanye, cyane cyane igihe cya Covid nibwo twabonye bagira uruhare runini cyane, ariko se mu ibi bihe by'amatora tuvuyemo bwo bitwaye bati? Murakoze. Muri Covid nibwo bagaragaye cyane ko bari basanzwe bahari banakora kandi bari active, nanjye ndabashimira. Na nyuma yaho muri bikorwa bya kwitorera abayobozi bagize uruhare rukomeye cyane. Ahantu hajyaga hahurira abaturage benshi 100, 200, 300, hariya rero haba hakeneye uruhare rwa buri wese, haba inzego z'umutekano, polisi n'ingabo n'abandi. Ariko kuko bose inzego z'umutekano zitabira hose icyarimwe, twifashe n'urubyiruko rw'abakorerabushake kugira ngo tumenye ngo umutekano w'aho hantu ucunze ute, ese ikibazo kivutse cyangwa kigaragaye gikimuwe gite kandi vuba. Baradufashe rero, niyo mpamvu mwabonaga ahantu ku masite menshi yahuragaho abantu bagiye ku 200, 300, burya habagamo urubyiruko rw'abakorerabushake tutari munsi ya 600 bari mu bikorwa bitandukanye. Habaga harimo mwabonye ko naho batangaga za biscuit, harimo batangaga amazi. Biriya byose byasaba ko urubyiruko rw'abakorerabushake ruhaboneka, rwanakoze kandi turarushimira cyane, barabonetse ku buryo nta kibazo mwarakurikiye hirya no hino mu gihugu, nta kibazo cyavutse gikomeye cyane. Ikindi ni ubukangurambaga mu baturage kugira ngo n'abaturage nabo bamenye
gahunda zihari ndetse barazitabira barabonetse rwose turabashimira cyane no ku munsi w'amatora nyirizina baragaragaye bafasha abaturage gukora imirongo neza kwirinda umuvundo n'ibindi bitandukanye kugira n'ugize ikibazo cy'inyota amazi n'iki bakamuha hafi bakaba bamuha amazi yo kunywa mu gihe cyose ayakeneye. Umuntu udukurikiye akano kanya yaba umubyeyi cyangwa se umuntu w'urubyiruko utari mu rubyiruko rw'abakorerabushake ariko akumva ibintu bakora bifitiye igihugu akamaro n'abashaka kujyamo, wamubwira ute ni gute binjira? Ese mu by'ukuri ubundi uretse kuba arimo gutanga umusanzu yego ariko nizihe nyungu zindi mu by'ukuri kubera icyo umuntu yajya mu rubyiruko rw'abakorerabushake? Murakoze. Icya mbere cyo nava ko nta condition nta zikomeye zisaba kugira ngo ujye mu bikorwa by'abakorerabushake, gusa icyo dusaba cya mbere ni ukukunda igihugu, no gukunda igihugu no kugira umuhate wo gukorera igihugu. Icyo bisabwa rero nta kindi, ufite umutima wo gukunda igihugu no kugira umuhate, wegera umuyobozi w'igikorwa cy'abakorerabushake ku kagari abahari akakubwira ibisabwa, nta bindi ni umutima wo gukunda igihugu na discipline, icyo kurangwa na discipline. Ibindi amahugurwa ugenda yabona ajyanye no kugira ngo ube koko umukorerabushake mwiza unogeye u Rwanda. Dusoza, ni kihe cyerekezo muri iyi politiki y'ubukorerabushake mu kubaka uyu muco w'ubukorerabushake ndetse n'urubyiruko rw'abakorerabushake? Murakoze. Dufite intumbero nini kandi nziza ngari. Icyerekezo gihari gikomeye ni uko umuco w'ubukorerabushake uzamuka mu rubyiruko. Biranashimishije cyane iyo urubyiruko rufashe iyo ntambwe, cyane cyane ko atari umuco wa none twigira ku bakurambere bacu ba kera. Ikindi ni uko twifuza urubyiruko rw'abakorerabushake rushoboye kandi rushobotse. Ni ukuvuga ngo ni ukwiyubaka haba mu bumenyi, haba mu mikorere, haba mu murimo, ibyo dukoze byose tukabikora mu buryo bunoze. Ikindi cya kabiri turimo tureba ni uburyo bwo kwitanga bijyanye n'ibyo umuntu yize, ibyo twakwita ngo ni professional volunteerism. Kavuga ngo niba narize ubuganga ndafata amasaha yanjye 2 na mu kwezi nzaje kwitanga mu buryo bwo gupima abana ahantu runaka muri quartier, cyangwa se niba narize ubwa agronome ndafata amasaha 2 cyangwa se umunsi ngiye nifasha abantu kurwanya isuri mu buryo bujyanye n'icyerekezo. Mbese tugakora ubukorerabushake ariko buri professional bujyanye n'ibyo umuntu koko yize, tubibona mu buryo bwagutse kandi bw'igisirimu niko navuga, ku buryo buri wese yibonamo kandi akibonamo atiheje. Ariko atari n'ibyo gusa ko nanone abandi badafite ibyo bize nabo turabafite, badafite ubwo bumenyi bwihariye, nabo bagakomeza kwitanga muri ubu buryo busanzwe bw'imiganda, kwihuza ndetse n'ubukangurambaga kugira ngo dufatanye n'ubuyobozi bwacu kugera ku cyerekezo cyayo. Arakoze cyane Bwana Richard Kubana. Reka noneho twakire Uwase Yvette, uyu ni umwe mu bagize urubyiruko rw'abakorerabushake. Aradusobanurira byinshi ku byo bakora ndetse n'inyungu babona mu kuba bakorera igihugu cyabo nk'urubyiruko rw'abakorerabushake. Murakoze. Nitwa Uwase Yvette Matanyi, mba mu rubyiruko rw'abakorerabushake, nshinzwe public relation ku rwego rw'igihugu. Muri rusange rero kuba umukorerabushake ni byiza, ni iby'agaciro kubera ko nawe ubwawe bituma hari kimwe utanga, ushyira umusanzu ku gihugu cyawe, cyane ko uwo musanzu mvuga hari aho tuwukomora, turawukomora ku nkotanyi zabohoye igihugu cyacu, nabo bari urubyiruko nkatwe. So rero ntabwo bidutera ipfunwe kuba twarafashe umurongo, twarafashe icyitegererezo kuri abo babyeyi bacu batubanjirije. So rero navuga yuko ubukorerabushake ni ikintu gikomeye cyiza ndetse ni na seve nziza ubu kwiha wowe ubwawe ndetse n'igihugu cyawe. Murakoze. Ese hari umuntu utari mu rubyiruko rw'abakorerabushake ubundi mukora iki? Murakoze. Urubyiruko rw'abakorerabushake rukora ibikorwa byinshi bitandukanye. Harimo gufasha abatishoboye, harimo gushyira mu bikorwa byinshi bya government, dufasha abayobozi bacu, harimo guhindura imyumvire abaturage, harimo iyo tugiye mu mibereho myiza dusangamo kubakira uturima tw'igikoni abaturage. So ni ibikorwa ni byinshi cyane ko twisanga turi hasi guhera mu mudugudu kuzamuka kugera ku rwego rw'igihugu. So rero urubyiruko rw'abakorerabushake ntabwo rugarukira mu karere runaka, mu gihugu twese turahari, tumaze kuba benshi
so ndumva rero ibikorwa byinshi byaba iby'amaboko n'ibitari iby'amaboko twese twisangamo. Iyo abantu bari gutekereza baba bavuga ati umuntu ajya mu rubyiruko rw'abakorerabushake kubera ko hari izindi nyungu runaka arebamo, ubundi mu by'ukuri uyu munsi wagushyira imbere y'urubyiruko wenda nka 200 ngo bashishikarize batari mu rubyiruko rw'abakorerabushake, ubashishikarize cyangwa se ubakundishe kuba bakwinjira mu rubyiruko rw'abakorerabushake, wabwira ko ari iki mubarusha ari iki gikwiye kubakurura mu rubyiruko rw'abakorerabushake? Yes, urakoze cyane. Icyo tubarusha ni kinini cyane ko umuntu uri mu rubyiruko rw'abakorerabushake hari intambwe yaba mu mitekerereze yaba ni mu bikorwa biri rusange, hari icyo arusha umuntu utarimo. Rero icyo tubarusha no kuvuga ngo tugira uruhare runini mu kubaka igihugu cyacu. Iyo tuvuga mu kubaka igihugu cyacu ntago tubivuga mu magambo gusa, tubishyira mu bikorwa. Tutandukanye na muntu rero uvuga ngo yego nkunda igihugu ndagikorera, ariko ugikorera gute? Ikindi navuga nuko bidufasha kuba hari byinshi tumenya, hari amakuru tumenya, hari tafari twubaka, hari ibikorwa byinshi dukora dukuye ku buyobozi bwacu kuko dufite ahantu turi. Ikindi navuga urubyiruko rw'abakorerabushake ni umuryango mugari, ntago duheza. Bivuga yuko rero niba uko ufite imyaka yose, tuvuga ufite imyaka 30 n'ingahe, undi afite 20, so umuntu mukuru n'umuto rero duhuriye hamwe dukora igikorwa cyiza. Nashishikariza rero urubyiruko cyangwa se abatari mu rubyiruko rw'abakorerabushake, cyane ko urubyiruko rw'abakorerabushake rudaheza nk'uko nahoze mbivuga. Ubundi uburyo tugiye mu bukorerabushake, umuntu wese wese yaba umukorerabushake ndetse abari n'umukorerabushake. So icyo navuga nuko umuntu utiyumvamo cyangwa se utari mu bakorerabushake navuga ko yahombye byinshi. Yahombye gukorera hamwe, yahombye gushyira mu bikorwa byinshi mu bikorwa dushishikarizwa n'ubuyobozi bwacu. Yahombye kuba hamwe muri rusange kugira ngo ibikorwa byinshi bigirire igihugu cyacu akamaro tubihurize hamwe tubikore. Abazi cyane ejo ariko no mu bikorwa bijyanye n'amatora na za campaign mu mwaratwitse. Cyane ibikorwa bya campaign, ibikorwa by'amatora nibyo nahoze mvuga mbere, twisanga mu bikorwa byinshi. Niwe ngo igikorwa cyose kije kiyerekeye ku gihugu cyacu tuba bambere. Mu bikorwa mvuze ibikorwa wari umaze kumbaza, ibikorwa bya campaign kw'abakandida, abakandida b'abadepite, abaperezida, hose twari turiho, yaba morali yaba protocol, usanga urubyiruko ruri imbere. Ikindi gushyira abaturage ku murongo, hari ibikorwa byinshi. Tugeze no mu matora rero urubyiruko rw'abakorerabushake rwerekanye yuko koko ruhari, ari nayo ntandaro yo kuba duhari kugira ngo dukore tugaragaze umusanzu wacu. Twafashije mu bikorwa by'amatora, hari ababyeyi baba badafite intege zo kugira ngo bagere kuri site y'itora, twarabafashije. Ikindi hari urubyiruko rw'abakorerabushake rwagize uruhare mu gutoresha, abarimo abaseseri. So uwo ni umurongo mwiza rero tunishimira cyane, tunashimira government yacu n'ubuyobozi bwacu kuba baraduhaye ijambo, kuba baraduhaye ikintu navuga agaciro, kuba hari batagiheza umuntu mutoya cyangwa se uko umuntu angana kose, ahubwo uko umuntu angana agira uruhare mu guteza igihugu cye akamaro. Barakoze cyane abatumirwa bacu twaganiraga ni Bwana Richard Kubana, umuyobozi mukuru muri Minaroke ufite mu nshingano guhuza ibikorwa by'urubyiruko rw'abakorerabushake, n'uwa Sivete umukorerabushake mu rubyiruko rw'abakorerabushake. Reka tubonereho n'umwanya wo gushimira abakorerabushake bose kuva ku bari mu nzego z'ibanze guhera ku rwego rw'umudugudu, urubyiruko rw'abakorerabushake barimo n'uwo twaganiriye, abaherutse kudufasha mu gikorwa cy'amatora n'abandi batandukanye. Turabashimiye kandi namwe mwese mwari muduteze amatwi. Hari igitekerezo cyangwa agashya muri ibi bikorwa by'ubukorerabushake mwifuza ko twazabasura mukabisangiza abanyarwanda bose, watwandikira kuri email yacu info@minaroke.gov.rw. Ushobora no kuduhamagara ku murongo wa telefone utishyurwa 53 53 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu.
kubo tutatangiranye ikiganiro mushobora kongera kugikurikira ku rukuta rwa Minaroke kuri YouTube. Jyewe wakibagezagaho nitwa Kamanzi Venuste. Naho ubutaha. gira wigire kuko ubufasha butazahoraho.